Yes, reka nongere nguhereze ikaze nanone kuri YouTube channel. Nyuma yo gukora igitaramo cy'amateka muri BK Arena, nibwo rwose yaje mu itangazamakuru avuga ko ari ku mutima we. Uwo nta wundi ni Mugisha Benjamin wamamaye muri muzika nyarwanda nka The Ben. Uwo mwamenye muri muzika nyarwanda nabwo nka Bruce Melody, nawe yaje mu itangazamakuru aravuga ngo kuba yaratashye igitaramo cya The Ben yaracyitabiriye ntabwo bivuze yuko biyunze. Ubwo ngubwo wakibaza ari icyo aba bombi bari gupfa, ku buryo buri umwe wese arimo avuga ngo ntabwo twiyunze, ntabwo turimo duhuza mw'iyi minsi. Nibyo tugiye kurebera hamwe muri iki kiganiro, ikintu The Ben ndetse na Bruce Melody barimo bapfa cyateje impaka hirya no hino. Mbere na mbere reka tubanze turebe akari ku mutima wa The Ben nyuma yo gukora igitaramo cy'amateka yakoreye muri BK Arena, hanyuma dusoza ikiganiro turi buze kubabwira icyo uyu The Ben ndetse na Bruce Melody barimo bapfa. Umuhanzi Mugisha Benjamin wamamaye nka The Ben yashimiye byimazeyo abagize uruhare mu migendekere myiza y'igitaramo cye cyabaye ku ya mbere Mutarama 2025. Igitaramo yise The New Year Groove Concert, yanamurikiyemo alubumu ye ya gatatu yise Plant Love. Igitaramo yaririmbanyemo n'abahanzi batandukanye bakomeye mu Rwanda bahuriye mu ndirimbo mu bihe bitandukanye, ndetse na Otile Brown wo muri Kenya nawe yari yitabiriye iki gitaramo. The Ben nyuma y'iminsi ibiri akoze iki gitaramo cye cyitabiriwe ku rwego rwo hejuru, yashimiye abatumye kigenda neza. Yanditse ati ndashimira byimazeyo buri wese yagize uruhare mu gitaramo cyanjye nise New Year Groove Concert Album Launch, kiba intsinzi idasanzwe ku muryango wanjye, abamfashije gutegura, abaterankunga, abafatanyabikorwa, itangazamakuru ndetse by'umwihariko n'abakunzi b'umuziki wanjye bambaye hafi kuva ku munsi wa mbere mu rugendo rwanjye rwa muzika. Buri umwe wese twari turi kumwe ndamushimira kandi mbikuye ku mutima. Yakomeje agaragaza ko amateka yandikiwe muri BK Arena kubera urukundo abantu badahwema kumwereka. Arongera ati ndashimira Imana cyane kuko yaduhaye igihugu cyiza gitanga amahirwe yo gukabya inzozi zacu. By'umwihariko ndashimira abayobozi b'igihugu cyacu bitabiriye igitaramo bakagaragaza ukudushyigikira kwabo. Muri ubu butumwa bwe yijeje abakunzi be gukora cyane muri uyu mwaka wa 2025 ndetse yifuza ko kumenyekana ku ruhando mpuzamahanga umuziki w'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ati ndabasezeranya ko nzakomeza gukora cyane ngo mbashe kubashimisha binyuze mu muziki wanjye n'ubuhanzi bwanjye. Mureke umwaka wa 2025 uzabe uw'ibikorwa byiza biryoheye ijisho, ubufatanye bw'abahanzi bwiyongera kandi umunsi ku wundi, uw'ibikorwa byiza birusha ibindi. Uyu mwaka wa 2025 umuziki nyarwanda ugomba kugera ku rwego mpuzamahanga ndetse ukaba ari nawo uyobora hano ngaha muri Afurika. Icyo ni igitekerezo cy'uyu The Ben. Igitaramo cya The Ben cyanyuze benshi bacyitabiriye ku buryo rwose ari igitaramo cyasize amateka hirya no hino. Muri iki gitaramo rero hari ibyamamare bimwe na bimwe byagiye bicyitabira, harimo nk'uyu Minisitiri Nduhungirehe yashimiye imigendekere y'igitaramo cya The Ben. Reka turebere hamwe nawe uburyo byari byifashe. Turi mu myidagaduro. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yashimiye imigendekere y'igitaramo cya The Ben yakoreye muri BK Arena mu ijoro ryo ku ya mbere Mutarama 2025. Igitaramo cyiswe The New Year Groove Launch Album cyari kigamije kwinjiza abaturarwanda mu mwaka mushya, cyanamurikiwemo alubumu ya gatatu y'uyu The Ben yise Plant Love.
Ni igitaramo cyaranzwe n'ubwitabire bwo hejuru ndetse kigaragaramo abayobozi bo mu nzego zigiye zitandukanye, ku buryo iki gitaramo ubwo cyamaraga kuba, uyu Minisitiri Nduhungirehe rwose yahise aza gushaka uyu The Ben, baraganira yewe bafata n'agafoto. Abinyujije kuri X, Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko yanyuzwe n'igitaramo cya The Ben ndetse agira umwanya wo kuganira nawe nyuma yacyo. Ngira mwagiye mubona amafoto yagiye acicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Ati igitaramo cyiza cya The Ben cya nyuma y'igitaramo nagize umwanya wo guhura nawe ndetse ndamusuhuza, hamwe na Tom Close na Otile Brown uri mu bahanzi bamaze kumenyekana cyane hano ngaha muri Afurika, dufata n'agafoto rwose k'urwibutso. Hanyuma reka turebe udutendo twaranze iki gitaramo, tugaruka mu kanya gato turebera hamwe beef iri hagati y'uyu The Ben ndetse na Bruce Melody, ikintu barimo bapfa rwose. Kwibagirwa indirimbo mw'iki gitaramo cya The Ben, ubwo ngubwo twinjiye mu dushya twakiranze, habayemo kwibagirwa indirimbo. Ubwo wakibaza ni bande bazibagiwe, turi buze kubareba mu kanya. Amarira ndetse n'amafaranga ku rubyiniro, ubwo ninde wayahawe, nabyo turi buze kubibagezaho. Reka turebere hamwe udushya twaranze igitaramo cya The Ben. Itariki ya mbere Mutarama 2025 nibwo n'umwaka w'amateka kuri Mugisha Benjamin wamamaye nka The Ben, wakoreye igitaramo cy'amateka mu nyubako y'imyidagaduro n'imikino ya BK Arena, ndetse abakunzi ba muzika bakaza kumushyigikira ku bwinshi. Ni igitaramo The Ben yakoze aririmbana n'abakunzi b'umuziki indirimbo nyinshi yakoze mu gihe kigera ku masaha 4 yamaze ku rubyiniro, ndetse buri ko yabonaga akanya yashimiraga urukundo yeretswe kuva ku munsi wa mbere yinjira mu muziki. Yaririmbye ahuriye ku rubyiniro n'abahanzi barimo nka Bushari ngira muramuzi, ni umuhanzi w'ahangaha mu gihugu cy'u Rwanda ufite izina rihambaye. Yewe uyu Bushari ikintu yihariyeho muri muzika, niwe muhanzi uzi gutegura stage kurusha abandi. Kabiri Tom Close, gatatu K8 Kavuyo, Otile Brown, Kivumbi King, Kevin Kade, Element ndetse na Yampano n'abandi. Igitaramo nk'iki ntikiburamo udushya cyangwa se ibintu byatunguye benshi, ndetse bimwe muri byo nibyo tugiye kugarukaho n'iki kiganiro naguteguriye. Reka manze ngusabe ukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bya buri munsi bigiye bitandukanye. Kamwe mu dushya karanze iki gitaramo ni abana babarizwa mu muryango wa Sherio Silver Foundation, batunguye benshi rwose, ngira mwarabibonye mw'iki gitaramo. Gatatu ni umuhanzi Yampano, yakoze udushya mw'iki gitaramo ku buryo we bivugwa yuko n'iminota yari yahawe yayirengeje. Gatatu K8 Kavuyo ndetse na Greenpa na Fireman, aba bibagiwe amwe mu magambo y'indirimbo ubwo bari ku rubyiniro rwose, yewe abantu benshi birabatangaza. Kane ni amarira ya The Ben, na n'uyu mwanya benshi ntibarasobanukirwa ikintu cyatumye The Ben arira. Kane ni Philipita ndetse na Joshua yatanze asaga miliyoni 4. Reka noneho turebera hamwe ikintu The Ben arimo apfa na Bruce Melody, ku buryo rwose uwo bita Bruce Melody yagiye mu itangazamakuru aravuga ngo kuba naratashye igitaramo cya The Ben ntabwo bivuze yuko twiyunze njye nawe. Ngira ngo hari igihe mwegeze kubyumva hirya no hino, ubwo uyu The Ben ndetse na Bruce Melody bari bagiye gukorana indirimbo, nibwo uyu The Ben yaje bagiye gukora indirimbo muri studio, ajya kwikinira umukino bita BR. Ubwo yajyaga gukina uwo mukino byaje kurangira amasaha amufashe, bityo birangira icyari cyamuzanye atagikoze. Indirimbo bari baje kurikodinga we na Bruce Melody batayirikodinze bitewe n'uburyo yari yagiye kwikinira BR. Aho ngaho niho hatangiriye
umwuka mubi hagati ya The Ben ndetse na Bruce Melody. Ushaka inkuru irambuye kw'aba bombi wasiga comment ndetse ukanakanda subscribe kuri YouTube channel, hanyuma inkuru yaba irambuye twazayibagezaho. Uracyari kuri Rwanda in Future, gukomeza kubwira ngo ugire umwaka mushya muhire. Yes, kanongere mbereze ikaze nanone bakunzi b'iyi YouTube channel. Uyu mwanya rero tukaba tugiye kugaruka ku dushya twabaye mu gitaramo cya Mugisha Benjamin. Ni igitaramo cyaranzwe n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ku buryo nyuma yacyo benshi bagiye babyibazaho, ariko hanyuma aho ngaho ni igitaramo cyanejeje abantu benshi batandukanye, tutibagiwe n'uwo mita Minisitiri Nduhungirehe, ambasaderi w'igihugu cy'u Rwanda, yari yaje gusoreza umwaka hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Nawe rwose yari yitabiriye igitaramo cy'uyu musore Mugisha Benjamin wamamaye nka The Ben. Usibye yuko n'iki gitaramo gisoza, ikindi cyabayemo kidasanzwe nuko uno ambasaderi w'igihugu cy'u Rwanda rwose yegereye The Ben akamubwira ngo igitaramo cyawe cyabaye cyiza cyane rwose, nta muntu n'umwe yagize ikibazo, aribyo turi buze gusoza turebera hamwe. Iki gitaramo rero kwibagirwa indirimbo ni ibintu rwose byaranze mw'iki gitaramo. Hari abahanzi bamwe byabayeho amarira ndetse n'amafaranga ku rubyiniro, mwagiye mubibona. Udushya 15 twaranze igitaramo cya The Ben nitwo tugiye kureba. Itariki ya mbere Mutarama 2025 ni umwaka w'amateka kuri Mugisha Benjamin wamamaye nka The Ben, wakoreye igitaramo cy'amateka mu nyubako y'imyidagaduro n'imikino izwi ku izina rya Big Arena, ndetse abakunzi ba muzika bakaza kumushyigikira ku bwinshi rwose, bitabiriye ari benshi. Ni igitaramo The Ben yakoze aririmbana n'abakunzi b'umuziki, indirimbo nyinshi yakoze mu gihe kigera ku masaha 4 rwose. Iki gitaramo cyamaze ni indirimbo nyinshi rwose uyu The Ben yaririmbye ubwo yari ari ku rubyiniro, ndetse buri uko yabonaga akanya yashimaga urukundo yeretswe kuva ku munsi wa mbere yinjira mu muziki. Uyu nguyu The Ben rero yaririmbye ku rubyiniro ari kumwe n'abahanzi benshi bagiye batandukanye, ari nabyo byaje gutuma iki gitaramo cyitabirwa n'abantu benshi baje kureba bamwe mw'abo bahanzi, harimo nk'umuhanzi uzwi nka Bushari hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda, Tom Close, K8 Kavuyo, ndetse n'uyu nguyu Otile Brown, Kivumbi King, Kevin Kade, Element ndetse n'abandi, tutibagiwe n'umuhanzi wagaragaye mu iki gitaramo rwose benshi batunguwe n'ibyo yakoze mu iki gitaramo, ari we Yampano. Uyu nguyu nawe rwose ntabwo twamwibagirwa, ni umwe rwose mu bari biteguwe n'abantu benshi ko bagiye kumubona ku nshuro ya mbere, cyane yuko uyu Yampano aricyo gitaramo cya mbere yari agiyemo kirenze cyane rwose. Ni ibintu mwagiye mubona yagiye agarukaho hirya no hino ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Iyi gitaramo rero mu dushya twakiranze, abana babarizwa mu muryango wa Sherie Silver Foundation batunguye benshi rwose, mwarabibonye. Umuhanzi Yampano ntabwo twamwibagirwa, nawe yatunguye abantu benshi, ngira mwaramubonye n'iki gitaramo yaje gukuramo n'umupira yambara ubusa mu gatuza, yewe kugeza naho yagiye gutanga ikiganiro ku Nyarwanda yambaye ubusa mu gatuza, yishimye arimo abwira abafana biwe ngo bamwitege mw'uyu mwaka wa 2025 twinjiyemo, azabaha imizigo myinshi cyane, azabaha indirimbo kandi arabyizeye neza yuko bazazishimira. Kandi gashya kabayemo K8 Kavuyo ndetse n'uyu Green Pa na Filimani bibagiwe amwe mu magambo y'indirimbo ubwo bari kuri stage rwose, mwarabibonye. Abangaba rwose bari barimo baririmba amagambo y'indirimbo arabajabuka, bityo ngicyo biza kurangira rwose indirimbo baririmbye igice cyayo. Kandi gashya kabayemo mw'iki gitaramo n'uyu nguyu The Ben rwose yaranzwe n'amarira menshi cyane. Ibi ngibi na n'uyu mwanya abafana biwe benshi ntabwo bamenye icyabiteye, ikintu cyatumye The Ben aririra kuri stage
Undi ni Profit Joshua yatanze asaga miliyoni enye z'amanyarwanda. Wakibaza iyo azitanze kubera iki? Nimba mubikeneye musige komenti, ikiganiro turi buze kukibahereza ikintu cyatumye uyu Joshua atanga aya mafaranga miliyoni enye mw'iki gitaramo cy'uyu The Ben. Kankubwire ukomeze ugire ibihe byiza, umwaka mushya muhire. Uracyari kuri Rwandan Future, ngusaba gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bya buri munsi bigiye bitandukanye. Iki kiganiro twari tugisoje rwose, hari ikintu tutagarutseho ku bijyanye n'uyu Minisitiri Nduhungirehe yashimiye imigendekere y'igitaramo cya The Ben. Reka nabyo tubanyurizemo amaso. Ni ibintu rwose biteguye neza cyane, uburyo uyu The Ben bamushimiye ubwo igitaramo cyiwe cyari kimaze kurangira. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe rero yashimiye imigendekere y'igitaramo cya The Ben yakoreye muri Big Arena mu ijoro ryo ku wa mbere rwose Mutarama 2025 ku itariki ya mbere. Iki gitaramo cyiswe The New Year Groove Launch Album cyari kigamije kwinjiza abaturarwanda mu mwaka mushya, cyanamurikiwemo alubumu ya gatatu y'uyu The Ben yise Plant Love. Ni alubumu itegerejwe n'abatari bakeya. Ni igitaramo cyaranzwe n'ubwitabire bwo hejuru ndetse kigaragaramo abayobozi bahangaha mu gihugu cy'u Rwanda, bo mu nzego nkuru z'igihugu barimo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe. Abinyujije kuri X, Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko yanyuzwe n'igitaramo cya The Ben ndetse agira umwanya wo kuganira nawe nyuma yacyo. Rwose yaraje ashimira uyu The Ben ati igitaramo cyiza cya The Ben. Nyuma y'igitaramo nagize umwanya wo guhura nawe ndetse ndamusuhuza hamwe na Tom Close na Otile Brown, uri mu bahanzi beza muri Kenya no muri Afurika y'Uburasirazuba. Rwose uyu nguyu Ambasaderi Nduhungirehe yaraje rwose arabasuhuza ndetse aranabashimira, abafata n'agafoto rwose ngira murabireba. Reka nkubwire ukomeze ugire ibihe byiza, umwaka mushya muhira. Uracyari kuri Rwandan Future. Yes, nongeye guha ikaze nanone kuri YouTube channel. Uyu mwanya rero tukaba tugiye kurebera hamwe ikosa uyu musore Yampano yakoze mu gitaramo cy'uyu musore Mugisha Benjamin. Bivugwa yuko uyu musore Yampano bari bamuhaye umwanya utarenze iminota 5 abariye akoresha kuri stage, ariko uyu musore Yampano bwageraga kuri stage yakoze agahuma munwa. Rwose ibyo yakoze byababaje uyu nguyu The Ben, ku buryo The Ben yabigarutseho mu itangaza makuru avuga yuko ikintu cyo cyamubabaje ari icyo ngicyo uyu musore Yampano yakoze, ku buryo benshi muri iki gitaramo babonye The Ben arira ariko bayoberwa ikintu gitumye arira. Kumbi icyari kimubabaje ni iki ngiki rwose. Iminota Yampano yari yahawe ntabwo ariyo yakoresheje, ku buryo yirengeje ahubwo afata n'indi myinshi cyane. Reka turebere hamwe uburyo byari byifashe, tunarebera hamwe udushya twaranze igitaramo cy'uyu musore wacu Mugisha Benjamin. Kwibagirwa indirimbo ni ibintu byari biri muri iki gitaramo cya The Ben byarabaye. Turaza kurebera hamwe umuntu yibagiwe indirimbo kuri stage, amarira ndetse n'amafaranga ku rubyiniro. Ibyo nabyo mwarabibonye, nabyo turaza kureba uwahawe ayo mafaranga ndetse turebe n'uwarize. Ubwo ni The Ben warize, mwamaze kubyumva hakiri kare. Ngutu udushya 15 twaranze igitaramo cya The Ben nitwo tugiye kubagezaho mw'iki kiganiro nagutegure. Tariki ya mbere Mutarama 2025 hari kuwa gatatu, ubwo twari twinjiye mu mwaka mushya wa 2025. ni umwaka w'amateka kuri Mugisha Benjamin wamamaye nka The Ben, wakoreye igitaramo cy'amateka mu nyubako rwose y'imyidagaduro n'imikino ya Big Arena, ndetse abakunzi ba muzika bakaza kumushyigikira ku bwinshi rwose. Uyu nguyu The Ben avuga yuko ibi ari ibintu byamunejeje. Ni igitaramo The Ben yakoze aririmbana n'abakunzi b'umuziki, indirimbo nyinshi yakoze mu gihe kigera ku masaha 4 rwose yamaze ku rubyiniro, ndetse
buri uko yabonaga akanya yashimaga urukundo yeretswe kuva ku munsi wa mbere yinjira mu muziki rwose. Uyu nguyu rero The Ben yaririmbye ahuriye ku rubyiniro n'abahanzi benshi bagiye batandukanye, abahanzi bari batumiwe mw'iki gitaramo nk'umuhanzi Bushari, icyamamare cyane hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda mu kuririmba indirimbo za rap. Uyu nguyu Bushari rwose ni umuhanzi ufite izina rihambaye hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu Bushari ubundi bivugwa yuko ari we muhanzi uri hano mu gihugu cy'u Rwanda uzi gutegura stage kurusha abandi bose. Stage yateguye rwose buri umwe wese arayireba akavivura bitewe n'uburyo iba iteguye neza. Kabiri n'uwo bita Tom Close nawe yari mu iki gitaramo cya The Ben. Gatatu K8 Kavuyo rwose nawe yari yakitabiriye. Kane uyu Otile Brown umunyakenya rwose yari yimanukiye yaje nabi cyane rwose gushyigikira uyu The Ben mw'iki gitaramo. Uyu nguyu ukurikira n'uwo bita Kivumbi King nawe mu gitaramo cya The Ben yari yitabiriye hejuru cyane. Kevin Kade, Element ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Igitaramo k'iki ntabwo rwose cyaburamo ibyamamare byinshi bitandukanye ndetse n'udushya cyangwa se ibintu byatungura abantu benshi, ndetse bimwe muri byo nibyo tugiye kubagezaho muri iyi nkuru, cyangwa se udushya 15 twaranze igitaramo cya The Ben, ndetse igitaramo cyitabiriwe n'ibyamamare byinshi cyane. Igitaramo cyadufashije kwinjira mu mwaka mushyashya wa 2025. Igitaramo cyacu kamwe mu dushya twaranze iki gitaramo ni ukubona abana babarizwa mu muryango wa Sheriye Silver Foundation batunguye benshi rwose, mwarabibonye ibyabaye. Kabiri ni uyu muhanzi ya mpano yatunguye abantu benshi kujya kuri stage akarenza iminota 5 bari bamuhaye, sibyo ko abari bakurikiye igitaramo batari babizi ko ariwe yari yahawe. Hanyuma noneho iki gitaramo akandi gashya yakoze ni ukwambura umwenda cyangwa se ikote yari yambaye hejuru rwose, agahita ajya ku Nyarwanda gukoraho ikiganiro mu bafana, arimo avuga ngo uyu mwaka bamwitege azatanga show ku bafana biwe, azabahereza imizigo myinshi. Gatatu ni uyu muhanzi K8 Kavuyo ndetse na Green Pan Afremani bibagiwe amwe mu magambo y'indirimbo bari ku rubyiniro. Ibi ngibi byatunguye abantu benshi rwose, kubona aba bari ku rubyiniro bakibagirwa amwe mu magambo y'indirimbo, ku buryo ibi byateye benshi kubyibazaho. Kane n'uyu nguyu The Ben amarira yarize benshi bibajije ahavuye. Gatanu n'uyu Philipita Joshua yatanze asaga miliyoni 4. Wakibaza byari bigenze gute kugira atanga aya mafaranga miliyoni? Nimba ubikeneye siga comment rwose muvandimwe. Ikindi mu dushya twaranze igitaramo gatandatu ni ukubona rwose The Ben indirimbo nyinshi yaririmbye n'indirimbo ziwe za zamani, abafana biwe barabyishimiye rwose kubona ari kubibutsa ejo hiwe hashize. Ibi ngibi byanejeje abantu benshi bagiye batandukanye. Uracyari kuri Rwanda ni Future, ngo kwibutsa ukanda subscribe kugira ngo turajye tubana mu bindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye kuri YouTube channel, kugira ngo ukomeze ugire ibihe byiza, umwaka mushya muhire wa 2025.